Umunyarwanda ati utazi ubwenge ashima ubwe. Nk'utazi ubwenge ashima ubwe. Ahangaha urahita wibaza uti se kubera iki uyu munyarwanda yifasha akavuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe? Nanone uhite wibaza impamvu babivuga, ariko kandi unongere wibaze ngo mbese iyo bavuze ngo utazi ubwenge ashima ubwe bishatse kuvuga iki, cyangwa bisobanuye iki muri rubanda? Ese babivuga ryari, habaye iki? Ibyo ni ibintu twese twakuze twumva, n'abandi benshi bakicyumva kugeza uyu mwanya n'uyu munota, bakicyumva abantu bavuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu yireba akiyumva, yamara kwiyumva muri we akagira uburyo apanga se ikinyoma cye, cyangwa se agapanga amafuti ye uburyo agomba no kuyakoresha abandi, kandi koko yamara kubipanga neza cyane agahita yiyumva koko iyo agiye kubibwira we nta bitekereza afite, atarigera nabitekerezaho. Umuntu agahimba ikinyoma yarangiza akagikubita aho ngaho, kandi noneho akabihagararaho neza cyane. Ariko igitangaje muri we nta na rimwe atekereza yuko ibyo bintu ahimbye hari abandi bantu bazabifata bakabitekerezaho. Ari nayo mpamvu uzasanga abantu nk'abo ngabo aho bageze bavuga, barangiza kuvuga baba batari bashyiraho indi comment, cyangwa se baba batari bavugaho irindi jambo riza riherekeje ibyo yavuze, ukabona ari fiyeri, cyangwa se ukabona rwose ashimishijwe n'ijambo avuze, ku buryo ki iyo abaye muri babandi noneho bitwa ko bavuga rikijyana, iyo bakomye amashi noneho ako kanya ahita yumva noneho ari ikirenga cyane, arenze kwitwa n'umunyabwenge, ahubwo noneho ari undi muntu hambaye. Ariko kandi abanyarwanda bo babibonye baravuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Uwo muntu iyo benshi bamukomeye amashi ahita yumva kabisa ari we munyabwenge wa mbere, ku buryo yiyumva ko ageze n'ahandi mu yindi sosiyete batamumenyereye ibyo bitekerezo bye, kuko ahari babikomera amashi, n'andi n'ahagera nabo barabinkoma amashi bakashikikira amafuti ye. Ariko agatungurwa nuko hagezeho bahise bamubona nk'injiji, na ndetse rwose injiji yindi yo hasi igaragara nk'inyabwenge, bakicuza n'umwanya bamuhaye ngo atangemo icyo gitekerezo cye. Agataha yimwijimo se avuga yuko yasuzuguriwe ahantu atazasubirayo, ariko kandi ntibamusuzuguye ahubwo bagaye ibiri muri we. Ibyo bitekerezo bye nibyo basuzuguye. Ni ukuvuga ko we nta kintu na kimwe bamubangamiyeho, ariko ibitekerezo bye nibyo babangamiye, kuko nta na hamwe byari bifitiye umumaro sosiyete. Ariko kuko utazi ubwenge ashima ubwe, ako kanya wagahita avuga ati bari abantu ninjiji. Ubu ntago wabonaga kibebeye nari iby'ingenzi. Benda abo ngabo uzasanga ibitekerezo byabo babitekereza bo bitewe n'icyo bararikiye bashaka muri uwo mwanya, ariko batatekereje ku ngaruka cyangwa se ibihombo bishobora guturuka kuri icyo gitekerezo cyabo batanze igihe cyaba cyubahirijwe. Abo ngabo tubasanga muri sosiyete yose tubarirwamo, cyangwa se muri rubanda aho ngaho twirirwa mu buzima bwa buri munsi, umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Bene abo ngabo tubana nabo bumva yuko ibyo bavuze ugomba kuvuga ngo karame mwidishi, cyangwa se yego mwidishi. Abo ngabo rero baba mu nzego zose. Ni nayo mpamvu twakoze cya kiganiro kivuga ngo injiji igaragara nk'inyabwenge. Ariko aka kanya turagiye kuvuga ku bintu byinshi bitandukanye, ngwibutsa ko turi muri cya kibuga twese dukeneramo yasivusha amaraso kandi itagira icyuma na kimwe y'ubwayo yakoze, ariko abayituye bagakora ibyuma byinshi bikata bagenzi babo. Niyasi kiriho cyose gishobora kuza kukwangiriza mu buzima bumwe cyangwa ubundi. Isi yitujira aho ngaho, ariko abayicayeho bakayikoreraho bibi byinshi na ndetse biyangiriza ubwayo. Ariko kandi umuntu yakwica mugenzi we amuhohoteye, amuhora ubusa, ako kanya bikitirirwa isi ngo isi irashaje, isi irahirimbutse. Ariko kandi wajya kwitegereza ikirere ukuntu wagisanze ugasanga nuko nguko, dore ko ahubwo abayituye aribo bayihemukira. Eda yero uzasanga inyanja barazikamenya, ibiyaga barabikamya, imisozi barayirimbura bashyiramo ibikorwa remezo byabo. Ni ukuvuga ngo isi yo iracyari yayindi, ariko ab'isi nibo babi. Ni ukuvuga ngo ab'isi nibo babi, ariko isi yo nta bubi bwayo, kuko nta muntu n'umwe irabangamira. Ariko iyi si wumva uburyo itangaje, niyasi ica amaboko itagira ukuboko na kumwe ko gukubitisha imbugita. Niyasi ishobora kuriza abami n'abaperezida hirya no hino ku isi bose bakarira yo kwarika.
ariko iyo si ibariza uko nguko nta nkoni n'imwe igira, ahubwo abayituye bateye ibiti byinshi bishobora kubyara inkoni. Ariko kandi wibaza uburyo ko umuntu mugenzi wawe agufata akaguhondaguza bya biti yateye kuri yasi, yarangiza akakubwira ko isi ari igukubise. Ariho uzumva bavuga ngo isi itarayakarange bikimushakira ibirungo. No kuvuga ngo biriya bintu ntabwo isi ariyo uba uzahuriraho nayo ngo cyangwa se ugira ibindi, ahubwo no kuvuga ngo abi isi ntago murahura, niba ntawe iyisi uraguhemukira baracyakwigaho. No kuvuga ngo ikutinda cyane kw'iyisi ni kugenda wunguka ubumenyi, ni kugenda ubona ububi bw'abantu. Ni nayo mpamvu mu buzima bwose bwa buri munsi wakagombye kujya ugira ikintu utekereza gukora wabanje watekereza ku muntu, ariko kandi wabanza watekereza no ku muntu nawe ubwawe ukibuka ko uri umuntu. Noneho aka kanya nitumara gutekereza kuri ibyo byose tuzamenya uburyo ki turi muri iyi si iri kuvusha amaraso kandi itagira icyuma, igaturitsa abantu benshi batagira uko bangana, hirya no hino imivu igatemba bitewe n'abatuye isi, ariko byarangiza bakavuga ngo isi noneho irarangiye, iyi si yabaye mbi cyane yarakaye. Oya, abayituye nibo barakaye. Ab'isi nyine ni abantu biyumvisha yuko bazayigumaho iteka ryose kandi bazayivaho. Abo ni babandi bategurira iherezo cyangwa se bagategurira abandi bantu kubohereza ku mana yabo cyangwa se mu kuzimu, ariko bo ntibigire bibukana ko nabo iyi si bategereje ngo nayo bamire, bakumva yuko bo basumira ku iyi si. Ariyo mpamvu uzasanga abantu barenganya abandi, bikwiza kutwa abandi, baturya ruhongohongo, wamuvugaho gato kabizirada, erega ubuzima bwawe bukajya mu kaga, ukibwira ngo yewe iyi si nyine niyo si turiho, nicyo kibuga twese dukiniraho, iragusitaza mu cyiciro cyawe cyari cyo cyose urimo, niyo si tugarukaho. Rero reka ngomeze kuguha ikaze. Ikiganiro ni Kuberiki, imigwi y'ikiganiro n'ugwishura ibyahishwe amaso badashaka kureba kure kandi barora umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota, no guhishura ukuri tukugaragaza binyuze mu kiganiro Kuberiki. Nibwo twaganiriye mu kiganiro cyashize tuvuga ngo ukuri, ese ukuri umuntu akugaragaza atakuvuga ate? Ibyo nabyo muzabibona, ariko uyu mwanya reka mwibutse ko turi ku 103.5 Capital FM Fresh Hit for Kigali. Nge Titus Innocent muri cya kiganiro Kuberiki. Reka nkomeze kukurarikira gukomeze gukurikirana ibi biganiro, maze ukore subscribe, like, share na comment, maze turusheho gufatanya kuganira na ndetse dukurikirana ibi bintu online, kugira ngo nuzaba wibagiwe, erega YouTube bigufasha kugira ngo wibuke bya bintu wibagiwe. Niba ushatse kwibagirwa amasomo maze wige, ucurure, ufate, utekereze. Reka tubanze turebe, twabonye byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho twaje kubona ibintu bigiye bitandukanye tutari buze kugenda tugarukaho, ariko nshobora kugerageza kugenda mbibutsaho utuntu duke cyane. Ariko mbere yuko tugera muri utwo tuntu twose, reka tubanze turebemo duke ahangaha tugiye kurebaho. Twabonye n'iryari bavuga ko umuntu ari imvuzivuzi. Hano turaza turongera tubona ngo n'iryari umuntu yitwa umunyabwenge, ari nabyo turi buganireho uyu munsi. Ariko twabonye n'igihe bavuga ngo ese n'iryari kubera iki umuntu iyo avuze ukuri k'umunyacyubahiro biba bimeze ngo kwicukurira imfa y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ibyo nabyo twaraje turabireba. Ibyo byose murabisanga kuri channel yacu ya YouTube ya Kuberiki TV. Ikiganiro cyose kiba gihari gitangijwe n'ijambo Kuberiki. Ubanza kuri subscribe inshuti yanjye, kandi ngomeje gushimira abantu bakomeje kugenda bakora subscribe. Hariya muhamuri tuzamura muduhereza imbaraga zo gutegura ibintu byinshi bigiye bitandukanye tugomba kubagezaho. Nimwe imbaraga zacu mutuma dutekereza. Uyu mwanya rero tudasubiye hejuru cyane ngo tujye kureba biriya bintu byose twagiye tureba, reka tubanze twigarukire hano. N'iryari umuntu yitwa umunyabwenge, twongere tunaganire n'iryari umuntu yitwa injiji, twongere tunaganire n'iryari umuntu yitwa umugabo. Ni bantu ki bamwita umugabo, bashingira kuki? Tuzanongera turebe kandi n'iryari umuntu bamwita imbwa, abyitwa nande, habaye iki? Twongere nanone turebe ngo n'iryari abantu bavuga ko babonye ubutabera. Twongere tunibaza ngo mbese ho bavuga yuko babonye ubutareba ryari. Ibyo nabyo tuzongera tuze tubigarukeho, ariko uyu mwanya reka tubanze bitewe n'igihe tuzaba dufite turagenda byose tubiganiraho. Tubanze turebe ngo niki tugiye kugarukaho. Reka ngubwire ngo wowe kumisha urushinge rwawe ku 103.5 Capital FM Fresh Hit for Kigali, maze turusheho kugenda tuganira abyinshi cyane bigiye bitandukanye. N'iryari umuntu yitwa umunyabwenge mu buzima busanzwe? Iyo bavuze umunyabwenge wowe wumva iki? Iyo bavuze ngo uriya muntu ni umunyabwenge,
ako kanya uhita utekereza iki, n'izihe karagiteri uhita ugenderaho kugira ngo umenye ko uwo muntu koko ari umunyabwenge? Ese uwo muntu wiswe umunyabwenge abyiswe nande, ryari, niki kibaye kugira ngo bamwite umunyabwenge? Tudatinze reka tubanze twinjire mu kiganiro cyacu turebe ngo mbese mu buzima busanzwe iyo bavuze umunyabwenge abantu benshi bahita bumva umuntu wize amashuri menshi y'ikirenga, ariko by'akarusho bakavuga cyane abizi mahanga ko ari bo nditi mu bwenge. Ni ukuvuga ngo iyo wowe wize mu gihugu ukaba ufite ayo mashuri, ukaba ufite n'ubwo bumenyi bugiye butandukanye, ariko wowe ukaba utarize iyo ngiyo imahanga, Uburayi bwanditse amateka mu kwitwa inditi mu by'ubuhanga, aho ngaho rwose iyo uhuye n'umunyarwanda baravuga ngo uriya muntu ni inzobere yaminyurije kaminuza ye muri Harvard, cyangwa se yaminurije New York, cyangwa se mu Bwongereza, cyangwa se muri Espagne. Aho ngaho uwo nguwo iyo amaze kubivuga mu mutwe wawe ako kanya uzahita uvuga turiya muntu ni igitangaza, ni ikirenga, uriya muntu ni umunyabwenge. Mu buzima busanzwe uzasanga ariko abantu benshi babifata yuko umuntu wize ayo mashuri menshi ari we munyabwenge. Ariko nanone reka turebe ngo twibaze tuti ni ikihe kinyuranyo kiri hagati y'umunyabwenge n'umuhanga? N'ubundi iyo bavuze ubwenge wumva iki? Iyo bavuze n'ubuhanga wumva iki? Iyo bavuze umunyabwenge cyangwa se bakavuga umuhanga, ibi ni ibintu bibiri bitandukanye dushaka gusobanukirwa ngo tumenye ngo mbese umunyabwenge ninde, umuhanga ninde. Ese muri aba bose ibi bintu bihurira he, byuzuzanya bite? Ariko kandi ibi bintu bigambiriye iki? Kubera iki tugarutse kw'iri jambo ngo umunyabwenge n'umuhanga? Turashaka kugaragaza iki? Turi kwiyigira hano, turi ku ishuri. Ndakwibutsa ko turi kuri cya kibuga twese dukiniraho, ariyo si twicayeho. Ubishaka utabishaka ugomba kwiga waba utize yikakwigisha. Iyo bavuze umunyabwenge n'ubwenge umuntu avukana ku giti cye, bya bintu umuntu avukana muri uko yavuye mu nda ya nyina, ariko ukabona arakora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye akoresheje umutwe we, kandi nta muntu wamwigishije kubikora, cyangwa se wamwereka kimwe wagakora byinshi cyane birenze ibyo ngibyo, cyangwa akanagukosora kandi wowe warakize. Ubu ngubu nibyo bita ubwenge. Ubwenge ni ubw'umuntu avukana, bumuhereza kureba ikintu akagisobanukirwa, bumuhereza kureba ikintu akamenya iki kintu ni cyiza. Buriya bwenge bumwereka ikintu cyiza n'ikibi. Umuntu uzi gutandukanya icyiza akamenya igihe cyo kugikorera cya nyacyo, akamenya n'igihe cyo kutagikora, ubu ngubu ubwo nibwo bita ubwenge. Ariko iyo bavuze ubuhanga n'ubumenyi umuntu arahura ku wundi, ni ukuvuga ngo ushobora kubukura ku wundi muntu cyangwa se ku kindi kintu runaka bitewe n'impamvu runaka ushatse kwiga icyo kintu. Ibyo ngibyo babyita ubuhanga. Noneho umuntu washoboye kwiga ikintu agikuye ku wundi akakimenya neza, akaba yanagikora neza kumurusha, uwo nguwo bamwita umuhanga. Ariko uwo nguwo ntiyitwa umunyabwenge. Gusa igitangaje kandi gifite agaciro muri rubanda ni ubuhanga, kuko ari bwo abantu baha agaciro cyane. Kuko iyo umuntu yize cyane agafata n'ayo mahanga, iyo ari muri rubanda akenshi iyo atanze igitekerezo nicyo abantu benshi bafata ko ari ukuri niyo cyaba amafuti. Ariko ibyo ngibyo bigafatwa nk'ukuri muri za njiji zigaragara nk'inyabwenge. Abo bo iyo bagezemo rwose agatanga icyo gitekerezo cye bahita bacyemera byihuse, banavuga ko ari igitangaza kuko arimo akora ibyazi. Uwo ni wa muhanga bafashe nk'umunyabwenge w'igitangaza, ariko kandi muri za njiji nazo zigaragara nk'inyabwenge. Ubwo abo ngabo ni babandi baba baragize ute bameze kwa kundi. Ushaka kuzimenya injiji zigaragara nk'inyabwenge, ndamwibutsa ko arazijya kubikurikirana kuri YouTube yacu, aho yandika ijambo Kuberiki TV. Kuberiki usige mu mwanya TV. Kwibutsa gukora subscribe inshuti yanjye kugira ngo ujye ukomeza ukurikirana ibyo biganiro neza. Kuba ufite smartphone yawe ushaka kunguka ubumenyi bwinshi, genda kuri Kuberiki TV ukore subscribe. Noneho uwo muntu nubwo yize amashuri menshi, ariko araje igitekerezo cye ni igitekerezo gishobora kugira ingaruka kuri rubanda. Ariko zanjije zigaragara nk'inyabwenge zimbuka
zamukomeye amashi na ndetse zigaragaje ko ari igitangaza we ari gukora ibyazi. Kandi wowe wamaze kuvumbura ko icyo gitekerezo cye gishobora gutera ibyago na ndetse gishobora kuzatera ingaruka mbi muri rubanda biturutse kuri icyo gitekerezo. Ariko uramutse ushatse kubigaragaza ako kanya niba hatuma n'ijambo ryawe urisohora ushatse kumwunganira ngo nibura urebe ko ryafuta koze warigorora kugira ngo murusheho kubaka sosiyete. Iyo ushatse rero kuza kugorora ryafuti rye kugira ngo wowe ushiremo ibyiza byanogera rubanda, niyo waba ari uko nguko ubishaka ntibakwemerera kurisoza. Niyo wakwemera kurisoza ntibyakwitabwaho kuko zanjiji zigaragara nk'inyabwenge zihita ziburizamo iryo jambo ryawe kandi zikanashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo rubanda rutaza kongera gutekereza kuri iryo jambo. Ariko kandi igitangaje kirenze ibindi byose nuko iyo wamaze kunetraliza icyo gitekerezo cyawe kandi wagitanze rubanda rwumva ari igitekerezo kizima, iyo zanjiji zigaragara nk'inyabwenge zigiye hariya zigasigiriza cya gitekerezo cy'amafuti, rubanda ruremeza ko uwo nguwo ari we munyabwenge. Ariko ibyo uhita umenya ngo mbese urwo rubanda ruza kubyemeza ni rubanda rumeze rute? Ubwo ni rwa rubanda rumeze nkazo kubwo gushaka amahoro ya ntayo yo kutiteranya kandi ingaruka aribo zizabaho shiti yanjye. Nguko ukuntu uwo munyabwenge arimo kugaragara. Uriya muhanga n'uwo nguwo wise. Noneho nyuma ibyo yaba yabibabwiye byabageraho bakazajya bavuga bati uriya muntu runaka yari yarabivuze ko izi ngaruka zizatubaho. Mbese ni ukuvuga ngo batangiye kwibuka yuko bari bafite umunyabwenge wari wamaze kubivumbura mbere, ari uko bamaze kumukura muri sosiyete yabo na ndetse banatinyuka kubivuga bakabanza binjiriye hirya mu gikari kugira ngo bagaragaze yuko uwo muntu yari yarabivuze. Ariko kandi ingaruka zo zamaze kubageraho, nta n'umwe watinyuka kubivugira ahagaragara. Kumva barimo kujujura iyo ngiyo ati runaka burya yari yarabivuze ariko twanga kumwumvira. Ibyo byose bakabikorera kugira ngo bibonere amaramuko. Ni ukuvuga nubwo babivuze nabyo bakabivugira iyo ngiyo bihishe kugira ngo hatagira ubabona nabi, dore ko bene abo babikora baba banafite ubushobozi buruta cyane uwo munyabwenge ugaragara nk'injiji. Ni ukuvuga ngo yanjije igaragara nk'inyabwenge yahawe agaciro kanini cyane, mu gihe wa munyabwenge ugaragara nk'injiji we yamaze kuburizwamo. Ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi ziranjije zigaragara nk'inyabwenge uzazisanga ari zinafite n'ubushobozi kubera yuko niwe muntu ufite ububasha bwo kuba yarya utw'umukene yarangiza we akigwizaho utw'abandi kugira ngo arusheho kuronga icyubahiro, mu gihe uriya ugaragara nk'injiji kandi ari umunyabwenge. Mbese umunyabwenge ugaragara nk'injiji muri rubanda uwo nguwo kuko we atakwihesha ko abandi kugira ngo aronge icyubahiro, ari nayo mpamvu abantu bamwe bamwica injiji bakamwita n'ikigoryi kuko atazi ubwenge bwo kwiteza imbere umuryango uzahora utingahaye. Uwo nguwo nyine ahora hasi. Ni naho uzasanga igihe cyose agiye gutanga igitekerezo akenshi iyo agitanze gipfukangizwa kuko we nta mafaranga azagenda agikurikiye, kandi noneho rubanda rwabona nirumuza kumushigikira ruzabara bamwe muri bo bahombye akazi bahabwa nawe yanjije igaragara nk'inyabwenge. Ariko kandi nubwo wayishigikira yanjije igaragara nk'inyabwenge, iyo iguhaye akazi yanga kuguhemba ikakwereka ko imodoka yayo ifite ikibazo, cyangwa se ukabona ari kukubwira ngo telefone ye iguye mu mazi kandi wowe umwana wawe agiye kuburara. Ni ukuvuga ngo ibyo we ntacyo bimubwiye, ashobora gufata abana bakabajyana mu mashuri y'igitangaza, wowe yanze akishyura amamiliyoni n'amamiliyoni, wowe yanze kuguhemba ibihumbi 100 byo kugira ngo utunge urugo rwawe rubone amaramuko. Ni ukuvuga ngo bene uwo nguwo nyine ko hamukorera kose n'iy'amahoro navuze ngo ya ntayo. Ibyo ngibyo hari umuntu ushobora kutwumva none agahita avuga ati iriya njiji n'ibyo irimo kuvugira hariya kuri iriya mikoro, kandi koko ugasanga afite logique. Mbese bikaba bimeze nko gutema ishami ry'igiti ryicayeho. Ku bantu benshi bagiye batandukanye usanga nyine ubuzima barimo ari ubwo ngubwo. Ni nayo mpamvu uzasanga rubanda rugufi rukora cyane kandi neza, hagashimwa utarigeze ugira icyo akora kubera gusa ko yize menshi. Hakaba n'ubwo ushobora kumubwira ngo natanga urugero ku byo ashaka ko bakora ntabishobore, akabanza yifashisha wa muhanga uri aho ngaho, kandi nyuma akaba ari we ushimwa agafatwa nk'igitangaza, agashimwa bitangaje. Ariko igitangaje kuruta ibyo byose ni uko atazaza nyuma ngo ashimire uwatumwe ashimwa muri rubanda, kandi uwatumye ashimwa agahabwa n'ibihembo bitandukanye, ku buryo hagize n'ushaka kugaragaza uwabikoze neza cyangwa se washatse kugaragaza uwabigizemo uruhare yakwirukanwa, yewe habe no kumwongera umushahara niyo bamugiriye
bamugiriye impuhwe akaguma aho ngaho, bamubwira ati wicunge na ndetse witonde. Ni ukuvuga ngo akoze byiza ariko bimuhereje kubaho mu buzima bw'ubwoba n'ubuzima bwo kumva yuko agomba kubaho atinya, ndetse akabaho mu buzima bwo kwikanga, byanarimba akaba yanabizira da iyo atamenya ubwenge ngo yigengese. Ikindi kintu abantu basigaye bapimiraho umunyabwenge ni umuntu uzi kuvuga indimi nyinshi. Wowe muri rubanda rwishi uwo bamubona nk'ikirangirire mu bwenge kuruta wa wundi utekereza iby'agaciro cyangwa se utekereza iby'ingirakamaro bigirira imbaga nyamwinshi umumaro, ariko akaba avuga ururimi rw'iwabo, uwahita ahinduka umuswa kuko we atabaye muri ayo mahanga ngo amenye izo ndimi, cyangwa se akaba yanarize muri bwa buzima bugoranye, yaravukiye mu bakene cyangwa se iyo ngiyo mu batindi, ku buryo kikwiga ururimi ibyo ngibyo yabibonye ageze mu mashuri yisumbuye. Ni ukuvuga ngo igihe yari ataragera muri ayo mashuri yisumbuye ntabwo yari arakamenya ururimi. Noneho aho ngaho agiye kubuhura na wa mwana wavukiye iyo ngiyo mu bipangu, yiga mu ndimi, amenya atangira mu kiburamwaka cyangwa se muri gardienne cyangwa se mu mashuri y'incuke, aho ngaho bavuga ibifaransa, ibyongereza. Ubu ngubu rero gukurana ururimi ni nguko wafata umwana wawe ukamujyana kwiga mu Burayi, byumvikana kiri uruhinja azafata ururimi rwaho ngaho. Nguko utafata umunyaburayi ngo umuzane mu Rwanda avuga ikinyarwanda neza, kareka bizamugora no kukiga umunyarwanda, azajya mubonamo amakosa. Ni ukuvuga ko rero uriya we ameze nk'uwaruvukiyemo kuko nirwo yakoresheje mu buto bwe, umuryango wabo nirwo ukoresha. Aho nguwo rero akaba ari ufatwa nk'umunyabwenge, ariko kandi umugaruye kuri rwa rurimi rwawe rwa nyarwo kavukire, hari ibyo wamubwira ntazigere na rimwe abimenya. Ariko uwo nguwo muri rubanda niwe muhanga. Uwo muri rubanda afatwa nk'umuhanga ndetse bitangaje ku buryo wamubwira ati biriya bintu ko wabyishe, yarangiza akakubwira ati les imbéciles ne changent pas. Noneho uko akakubwira yuko nyine n'ubundi injiji zihora ari injiji, yabivuga muri urwo rurimi rw'amahanga, aba ari aho ngaho nyine nabo b'injiji zigaragara nk'inyambwe bagahita bavuga turiya muntu ni ikirangirire. Urumva uburyo avuga igifaransa neza, urumva uriya muntu uburyo avuga icyongereza neza, wowe warangiza wowe ngo uri umuhanga. Ni ukuvuga ngo warize, umva uriya uburyo avuga idibuza ururimi ukagira ngo bagiye gusobanura agafilime ka Yanga. Mu buzima busanzwe bwa buri munsi aho ngaho tuzagenda duhura n'abo ngabo benshi cyane. Rero iyo babonye umuntu avuga indimi nyinshi, uwo nguwo bamwita umunyabwenge. Kuba azi kuvuga urunyamahanga cyane niyo ataba azi kuvuga ururimi rw'iwabo kavukire, uwo nguwo bamwita umunyabwenge. Wumve nawe abo bantu bafata ururimi bakaba ari rwo bapimira ku bwenge bw'umuntu, wibaze ngo mbese koko ibyo ngibyo ni ubwenge cyangwa ni ubuhanga? Ibyo nabyo turaza kugenda tubisesenguraho nyuma maze turebe ngo mbese ubwenge ni iki. Uwo nguwo rero naza gukora amafuti menshi cyane, bakumva mwe muri kuvuga ikinyarwanda kugira ngo abemeze neza, abereke yuko koko muri injiji na ndetse muri n'alphabet. Azakoresha za ndimi z'amahanga cyane kugira ngo yereke n'abaje kumufata yuko ari abaswa. Ni ukuvuga bene abo uzasanga iyo ari aho ngaho niba yiyambarishijwe agakote keza, ntashaka gukoresha ururimi rw'iwabo kandi kavukire ni umunyarwanda, ariko ageza aho abantu bari gucuruza bari hariya basanzwe kugira ngo abereke yuko ari umuntu uhambaye, yanze gukoresha ikinyarwanda bazi ibiciro, ayisaza how much combien ça coûte un paquet de bonbons. Ukumva nyine arashaka kugaragaza yuko yize nyine, combien ça coûte un paquet de bonbons, how much. Ibyo ngibyo nibyo yibereyemo, kandi ashoboye kuvuga ngo mbese iyi paquet ya bombo igura ngahe, turishura ngahe. Niyo yavuze ati haraza akakubwira ikanzu, agashaka kukwereka yuko nyine atari umunyarwanda kandi kavukire ni umunyarwanda, ahita akubwira ngo ikanzu ntangahe, ayisaba umunyaburayi. Mbese atewe ishema no kuba umunyaburayi kandi ari umunyarwanda. Ibyo bintu abamubonye bagahita bavuga turiya ni umuhanga cyane. Nshuti yanjye, hari abantu bafite ubwenge ariko hari n'abantu bafite ubuhanga. Umuntu ashobora kugira ubuhanga mu bintu bigiye bitandukanye, ari byo turi bugarukeho mu kanya tugiye kubivuga mu buryo burambuye. Ariko mu buzima busanzwe reka turebe ngo mbese iyo tuvuze ngo umuntu afite ubwenge tuzasanga ari umuntu umeze ute. Iyo tuvuze ngo umuntu afite ubwenge tuzabona wa muntu ureba kure, n'ubundi uriya muntu ureba kure kuko ubwenge ari ubw'umuntu avukana. Ariko iyo buriya bwenge bwongeweho ubuhanga turi buze nabwo gusobanura, bibyara ikintu bita
ubumuntu. Ariko hari abantu bari hariya bafite ubwenge bashobora kuba batagira ubuhanga, ariko yaba afite ubwenge agatanga umusaruro buruta ubwa wa muhanga. No kuvuga ngo aba bantu bombi barakeneranye muri sosiyete kugira ngo buzuzanye. Hari umuhanga uzi gukora ibintu ariko akabiburamo ubwenge. Aho ngaho turaza kuba ingero nyinshi zigiye zitandukanye. Hari agasitori kamwe kigeze kabaho, umuntu umwe yari umuhanga mu mibare cyane, azi kuyikora ku rwego rwo hejuru, ariko ari kumwe n'abandi barimu bagenzi babo. Hari ikizamini rero bakunda gutanga muri abo barimu, ahageze ahita bakosora icyo kibazo bari bazanye cyari cyaba cyanze babuze uburyo bagikora, ariko wazahagere abona arakizi. Arangije igihe umuyobozi wabo bakoresha ikizame aba yasohotse gatoya, we aribwo akicinjira, bari baramubwiye ati runaka x fata kiriya kibazo baduhaye urakibona turagikora uti. Arangije ndavuga ati ariko abantu babaye injiji, ubu koko injiji ngizi ziracyabaho gufata abarimu nkatwe bakabahereza akabazo nk'aka ngo baje kutusuzuma mu mutwe, kandi abandi bose cyabananiye. Ako kanya afite ubumenyi, ariko kubera ko yabuze ubwenge abandi barimo bose bahisemo amwanga, kuko yabanje ijambo rivuga ngo ariko abandi bose rinjiji. Abarimu baravuga ati anarangije ababwira ati namwe mwibaze ubu se koko iki ni ikibazo bazajya baziza batwicarize hano tubure kujya kwigisha abantu ngo baje kudukoresha ibizami ngo biturebe ubumenyi bwacu tufite, batuha utubazo ngutu nusubwa aka kabazo bakazanira umwarimu, n'ubuhe mwarimu winjiji wananirwa aka kabazo. Ako kanya bahise bagirana bifu. No kuvuga ngo uwo nguwo yari umuhanga, ariko kandi abinjiji igaragara nk'inyabwenge, arabwanuka akorera amakosa mu bandi bantu bazakomezanya ubuzima bwa buri munsi. Baramuzonze kugera igihe bagiye bamutega imitego myinshi itandukanye, bamwita umusazi kugera igihe yaviriye mu kazi ashaka kwimuka, ariko abonye uburyo kibamuguye nabi biturutse ku icyo kibazo bamubikira inzika, nyuma za kubimenya babanye nabi cyane. Kubera iki? Yagize ubu ni umuhanga ariko nta bwenge agira. Ibyo bintu turaje twongere tubirebe, tubwinjiremo, tubirambure neza. Uwo muntu nawe tuzamubona. Rero iyo tuvuze umunyabwenge ni umuntu ushobora kureba kure. Uko niko kuri k'ubwenge. Nk'umuntu aba atarageze mu ishuri, ariko ibitekerezo afite uwize y'amashuri atabasha kwigezaho, ubwo bukaba bukunda kwitwa ubwa kavukire. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubwo bwenge bwo kuba yakora ibintu bihambaye, ariko uriya muntu wageze mu ishuri ku buryo ki iwe kugira ngo abimenye byasaba kuririra kw'icyo gitekerezo, ubwo babwita ubwa kavukire. Ariko bene abo ngabo, iyo umuntu afite ubwenge akaba umunyabwenge afite n'ubuhanga, atega amatwi wa muntu utarize, yarangiza kumutega ahubwo igitekerezo uwo tanze akagenda akakibyaza umusaruro burenze, uwo nguwo none akaba ari iwe witwa umunyabwenge wa nyawe noneho wuzuye. Ariko yanjije igaragara nk'inyabwenge yo iraza nyine ikamwumva ikanatuma atanabyiteho, ejo ikazisanga yakoze amafuti, ugasanga bari kuvuga ati runaka ariko yari yabikubwiye ati burya abize nibonjije. Iyo mvugo uzayisanga muri rubanda. Wakwibaza nese kubera iki bavuga yuko abize ari bonjije, kandi koko dusanga ibikorwa byinshi tubaye tubuza abantu bize twahomba byinshi. Reka tubanze twigarukire kuri topic yacu aka kanya. Reka tubanze turebe ese wowe ubwenge n'ubuhanga urabyumva ute? Ariko kandi iyo umuntu afite ubwenge akaba yarize, biriya bintu ni nk'amata babyaye amavuta, biriya bintu bikora ibintu byinshi bitangaje. Buriya ibi biganiro tuba dukora tuba tugira ngo dufungure abantu mu bwongo, ariko kandi abanyabwenge babandi nyine bagaragara nk'abanyabwenge bo baravuga ati uyu muntu yabuze iyi radiyo, yabuze ikiganiro ishyiraho, iyi radiyo yabuze ibintu bizima byubaka rubanda ishyiraho, ku buryo kibirirwa baganira abantu bababwira ngo ubwenge niki, ubuhanga niki. N'uwihe muntu utazi ubwenge, n'uwihe muntu utazi ubuhanga?